ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe aho uri hose. Reka mvugane nawe wari ufite ubwoba, reka mvugane nawe wari ubabaye, reka mvugane nawe wari ufite agahinda, reka mvugane nawe wari ubuze ukugira. Abacamanza 19:20. Uwo musaza aravuze ati shyitsa umutima mu nda, ibyo ukennye byose aba ari igihe bibazwa we kurara mu nzira. Uyu munsi wa none Imana ivuganye nawe ngo tuza umutima wawe. Iryo ni ijambo riri mu gitabo cy'Abacamanza 19:20. Bibiliya iravuga mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2:19 ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditswe iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Uyu mwanya ndavugana nawe aya magambo ngo ibyo ucamo ntabwo byakwibagije Imana, ibihurimo ntabwo Imana yakwibagiwe, oya ntabwo yakureka, ntabwo yakwibagirwa nubwo bimeze bityo. Ndakubwira rero uyu munsi wa none ibukuriwe biri mu bigize amahame. Reka ngusengere iri sengesho rize kubana nawe uyu munsi. Data mu izina rya Yesu Kristo, reka uno muntu wari uhagaritse umutima ndamusengeye kugira ngo mukomereze ubuhamya, yakira imbaraga zikomeye, yakira ubushobozi bukomeye. Aho yari yabuze inzira ndamusengeye kugira ngo inzira yibone, aho yarebaga akabona nta gicu rekuremo igicu kandi kino gicu kibyara imvura y'umugisha. Urakoze kubikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Gira umunsi mwiza, Imana iguhe umugisha.